umwami Yesu bwazaza tuzamusanga twishimye, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza tuzamusanga twishimye. Yesu ashimwe. Mwaramutse neza, igitondo cyiza, undi munsi Imana ituremeye ngo tunezererwemo. Ariko ngo hari n'abantu baba batari mu gitondo aya masaha, twagiriwe ubuntu, ubutumwa bwose buri kubwirizwa ku isi hose, ariko ijambo ry'Imana rirasa. Nubwo amasaha yaba adasa, ijambo ry'Imana rirasa, tuzajya tubivuga gutya kugeza igihe ubwo tuzabishyirira ku murongo neza kugira ngo bihure, ariko bamwe ni igitondo abandi ni umugoroba. Umugisha w'Imana abe kuri twese uko turi kose. Ijambo ry'Imana rirambwira mu kubara 6 guhera kuri 24 kugera kuri 27. Iyo urebye ubona gahunda Imana yari ifite ku Bisiraheli ni gahunda iriho n'ubu, yaje no ku bwa Yesu Kristo, yaje no mu Bisiraheli, gahunda yo gukundana. Gahunda yo gukundana ngo ni uko Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be. Aroni n'abana be ni abana b'abatambyi, ariko iki gihe cyari igihe cy'ubutambyi, ariko twebwe igihe cyacu turi abami n'abatambyi. Umwanya aba Balewi bari bafite ubu twese turawufite ubu ngubu, usibye ko hari ama ofisi Yesu yashyizeho kugira ngo ibintu bikomeze bijye ku murongo. Niho havuga ngo aha bamwe kuba abigisha, aha hamwe kuba abungeri, aha hamwe kuba abavugabutumwa, aha hamwe kuba abahanuzi. Ni ofisi 5, usibye ko Yesu yazishyizeho precisement kugira ngo abantu bashe kuziciraho bazikorereho, ariko igihe cy'ubutambyi cyararangiye. Aha rero Uwiteka abwira Mose ngo abwire Aroni n'abana be, kuko bari bicaye ku ntebe y'ubutambyi. Ariko aha ngaha twese tugiye kuba abatambyi, tujye tubwirana ibingibi Uwiteka yari avuze. Ni ikimenyetso cy'urukundo no kwifurizanya ibyiza. Buri muntu nakubwira ngo Imana iguhe umugisha, ujye ubyakira wirukanka, ujye ubyakira wirukanka, kuko umugisha w'Imana ni ikintu gikomeye. Ushobora kuwakira ukawakira bikarangira Imana iguhaye. Niyo mpamvu ujya wumva Abanyamerika iyo bateruye ijambo bagiye kuvuga ibintu byose baravuga ngo God bless America. Murambwira ko iryo jambo ritabakoreye? Ryarabakoreye imyaka n'imyaka n'ibihumbi n'ibihumbi. Imana umugisha yarawubahaye, nta nubwo ushobora no kuzawukura. So by'abatambyi rero tubireke, natwe tugiye kuba abatambyi. Haba ngo bwira Aroni n'abana be uti uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha, muti Uwiteka aguha umugisha akurinde, Uwiteka akumurikirishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Hasi aravuga ngo uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bayisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Nanjye rero muri iki gitondo nka Ange, nawe uwa Piyo, Claude n'undi wundi uzabibwire uwo muri kumwe. Uwiteka aguha umugisha kandi akurinde neza. Ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he. Buri muntu wabonye mu maso y'Imana aba yasubijwe. Ngo kandi akugirire neza. Namara kukumurikishira mu maso ye ntuhave gutyo, kandi neza ye ikubeho. Ngo Uwiteka akurebe neza aguha amahoro, akurebe neza akwishimire, akwite umugwaneza, akugira umugwaneza imbere yajya kureba abone uri ikintu kiri precious, ikintu cy'agaciro, aguhe amahoro. Kuba ikintu cy'agaciro imbere y'Imana birashoboka. Ndagira ngo mbibutse ko ntaho bihuriye no kugeragezwa. Kakantu nkunda kukavuga, nta kuba Imana igukunda cyane ntibivuga ko utageragezwa. Daniyeli arasenga, ariko igihe marayika yaje kumusubiza yaramubwiye ngo Daniyeli mugabo ukundwa,
ntabwo marayika gaburiyeli yapfuye kubivuga, ni uko yari azi ko ijuru rikunda daniyeli. natwe rero uwiteka agire gute, aturebe neza, aturebane mbese tube abagabo bakundwa n'abagore bakundwa n'abana bakundwa mu bwami bwayo. tube ndababwira ngo ntabwo bihuye no kugeragezwa, kuko yobu ngo satani n'imana baraganiriye, ngo imana avuga ati ariko se wamwitegereje neza, yari umugabo ukunzwe, yari umugabo imana ireba neza. natwe uwiteka rero atumurikishirize mu maso he, aturinde kandi atugirire neza muri uyu munsi n'ibihe byose, kandi twakire umugisha we. ngo nzabaha umugisha kandi nzabahindura umugisha, muzaba muri umugisha. umuntu buriya ajya ahinduka umugisha. duharanire rero kuba bamwe muri ibyo. umuntu arabiduha, umwami imana arabiduha, ariko no kubiharanira burya birimo. niyo mpamvu dukomeje kwiga bimwe mu byadufasha kugira tube abakristo nyabo. uwiteka mana ushimwe kubw'umugisha wawe iki gitondo duhaye. uduhaye igitondo ariko tugerekeyeho n'ijambo rivuga ngo uzatugirira neza, uzaturinda kandi uzadumisha, ngo nanjye aho nzaba ndi mu ijuru nzabahesha umugisha, ngo kubwo kubahisha izina ryanjye. turagushimiye ko waturinze neza, tugushimiye ko duhaye imvura, tugushimiye ko yatumye mu mibiri yacu turuhuka amahoro. ubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo. kandi mwami mwiza, tugushimiye ko waduhaye gusinzira. ijambo ryawe rirambwira ngo uwiteka ni imana y'abazima, ngo ntabwo ari imana y'abapfuye. kuva ari imana y'abazima, abahumeka bose reka tuvuge ngo aleluya, aleluya. tuvuge ngo mwami ushimwe kubw'iki gitondo uduhaye cy'umugisha, kandi ubishimire kandi uhabwe icyubahiro. reka mwami uko ijoro ryabaye twasinziye neza uturinze, utubereye maso, wongere utubere maso no muri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. zaburi ya 23 iravuga ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. ya zaburi ni nziza guhora umuntu ayisubiramo, ariko ngo iyo tugeze mu gicucu cy'igikombe cy'urupfu, ngo isitidi yo kugira gihinduka urupfu, aho kugira ngo kiduhindukire urupfu, gihinduka amashimwe, ngo gihinduka umugisha, sibyo? so ijambo ry'imana ryigeze rimbwira ngo nta gishwi kigwa hasi umwami imana atakizi, ngo kandi turuta ibishwi byinshi. ntacyo. ndahumuriza abantu rero bumva bakakaye mu mitima, bumva bababaye, bumva bari no munsi y'igishwi, batumva ko uwiteka atabitaho. igihe cyose bikomeye uwiteka aratabara, uwiteka araseruka, sibyo? muzajye muri amareferanse muri bibiliya, igihe cyose bikomeye ugeze kuri finali, kuri wa munota wa nyuma barokore bajya bavuga ngo na nyuma ya zero imana irakora. kari akantu ndagakunda cyane. so uwiteka agira gute? araseruka, sibyo? so ndagira ngo mbabwire ngo rero nta kintu imana itabereye maso muri iki gitondo, muri aya manywa, muri iyi saha, nta kintu imana itabereye maso. uwiteka araseruka kugira ngo umugisha we utugereho n'ineza ye itugereho. kandi yaravuze ngo icyubahiro, sinzi abantu niba rino jambo twararyigiye hamwe, icyubahiro cye ntizagihereza undi. kuvuga ngo umuntu yakize kubera ko haje abasharirata, no. cyangwa ngo impamvu ibintu byagenze neza, ngo umuntu yabonye akazi, ngo ni ukubera ko kanaka kabigizemo uruhare, oya. niyo mpamvu imana ireka bikagera kuri finali, hahandi nta maboko y'umwana w'umuntu ubishoboye, imana ikagaragara, kuko izina ryayo ntizariho undi. kandi imana buriya nubwo banditse bibiliya ariyo tugenderaho, iby'imana bihora byandikwa. ugiye kumbwira ko bidahora byandikwa? nta byiza wibuka imana yakoze, kandi uzarinda uva muri iyi si ukibivuga uti ni ukuri nabanye n'imana. kandi ntuzavuga ngo imana yarantereranye, ngo imana, oya, uzavuga uti twagendanye n'imana, byari bikomeye, amaso yacu atabibona neza, ariko tugiye kubona tubona uwiteka imana aratabaye. so uwiteka imana rero aratabara, sibyo? aratabara uko byaba bimeze kose, aratabara. turakomeje rero n'amategeko ya Yesu, dushaka kubwira ko abantu amategeko ya Yesu ntabwo aremereye, ni amategeko aba mu mitima yacu, agendera mu mitima yacu buri gihe. imyaka nabaye muri katolike batwigishaga ivanjiri buriya ivuga amategeko ya Yesu umunsi ku wundi. kandi abakatolike presque tous les jours bagira misa, bafite ivanjiri ya buri munsi. natwe rero ntabwo ari uko ibi turi kuvuga tutabizi,
ariko turagenda twibukiranya, kandi ndabasabye ababikunze muzabitangire aho byatangiriye, mujye mubyandika mu binote kugira ngo mube abigishwa beza ba Kristo, ngo ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwebwe, sibyo? Iyo umuntu agwiriye afite ijambo rigwiriye muri we riba ryuzuye rwose, riba ryuzuye, aba ari uwo Imana ishaka. Iyo ijambo rigwiriye muri we mu muntu abasha kubaho nk'uko Imana ibishaka, kandi abasha kuhatsinda Satani. Satani atinya umuntu uzi identite ye, ijambo rigwiriye muri we kandi uzi kuribamo mu mwuka, bana mu mubiri, bana mu magambo. Umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri we kandi akaba aryuza ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu Yesu Kristo yatsinze Satani cyagiye amusanga mu butayu. Satani avuga ngo haranditswe, ngo na Yesu akavuga ati ariko haranditswe ntukagerageze Imana yawe, kuko mu mwuka byari bimurimo ko nta kigomba kugerageza Imana Data, sibyo? So ijambo ry'Imana niyo mpamvu dushaka ko rigwira muri twebwe. Harimo abazandambirwa kuko badakeneye kubyumva, ariko njyewe nzi neza ko ijambo rikeneye kuba ubuzima muri twe, sibyo? Ngo ijambo ry'Imana, ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kutwigisha. Icyo ni cyo cya mbere, umuntu kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, ni ukuvuga ngo kubimwemeza akabisobanukirwa. Burya hari igihe ukora icyaha ntunamenye ko ugikora. Ubuzima bwo gusirimuka cyane bwarateye, ngo biri normal wana, ngo bibaho ngo ni ibisanzwe, ngo niho utabizi, ngo ibi ngibi ni ibigezweho. Iryo jambo nta mwana w'Imana urigenderamo, ntabwo abana b'Imana bagendera mu bigezweho, mu bintu biri normal, ahubwo abana b'Imana bagendera ku kuri kw'ijambo, uko kumeze. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo hari igihe njya kubwira umuntu, nyamara ijambo ry'Imana rirambwira, wumva ubwoba mu mutima buranyishe. Uzi icyo biba bisobanuye? Umwuka wambwiye ati uyu muntu nubwo uri kubimubwira ni amazi aguye ku rutare, ntabwo ijambo ry'Imana ari buryuze. Yari azi ko mugiye kwiganirira iby'isi akeneye kumva, bimwe bituma mujya mu mubiri cyane, ariko amwita ijambo ry'Imana rirambwira ngo kumva usa nk'ukubise ku rutare, ariko burya urakubitaho ukigendera ngo sogo, kugira ngo byigishe umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Ijambo ry'Imana rikwemeza ibyaha byawe, rikagutunganya, no kumuhanira gukiranuka, rikaguhindura gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana agire gute, abe ashitse rwose. Ijambo ry'Imana ngo ashitse rwose, ngo afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ijambo ryanditswe muri Timoteyo wa 2:3-16, uzahasome kugeza kuri 17, uzumva ukunze iby'Imana cyane. So uyu munsi rero turashaka kuvuga ku itegeko risa nk'iritagoye ariko rigoye, risaba gukiranuka itegeko rishaka gukiranuka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mubabera nk'uko ndi uwera. Ubundi ko ngo kuba uwera kw'Imana ni ukutagira double personality, ni ukutabamo babiri, ni ukuba umwe. Ikintu cyera, umweru ntushobora guhinduka umukara, uhora ari umweru iyo ari umweru koko. N'umukara burya ntiwahinduka umukara mube abera nk'uko nanjye nera. Iyo rero umuntu afite ukwera muri we, ijambo ry'ukuri riba rigwiriye muri we. Hano Yesu yaravuze ngo ntukarahire, ngo kandi mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukarahire ibinyoma, ngo ahubwo uzakorere Umwami Imana ibyo wayirahiriye, uzaba umunyakuri ku byo wavuze. Ngo ariko ngewe ndababwira kutarahira rwose, ngo naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Dukomeze hasi no dushaka cyakumva ngo kandi ntuzarahire umutwe wawe, ngo kuko utabasha kweza agasatsi kawe cyangwa ngo ukirabuze. Translate, ngo ahubwo ijambo ryanyu ribe yego, yeye, yego, oya, oya. Ibirenze kuri ibyo bituruka ku mubi ibirenze kuri ibyo bituruka kuri se w'ibinyoma. So hano Yesu aratubwira ngo niyo mpamvu nabwiye ngo mubabera nk'uko Imana ari yera, nuko Imana iba muri ye. Niba ari yego ni yego, niba ari oya ni oya. Ibirenze kuri ibyo bituruka ku mubi. Hari n'ubuzima bwanjye umwuka wera yampaye,
iyo umuntu ambwiye ikintu anje gutya na gutya mpita mubwira niko bimeze. Ese waba ubikeka gutya? Oya ntago mbizi, ibyo ntago nigeze mbibona, ariko njye nzi ko ari uko bimeze. Cyangwa nkongera nkavuga ngo oya ntabwo icyo kintu nagishobora, cyangwa nkicaza umuntu nkamubwira nti iki kintu rwose ntabwo nzagikora. Ukuri kurababaza sibyo? Ariko ngo ibirenze kuri ibyo utangiye kubwira umuntu ngo urumva, ngo urumva ngo iyo byagenze gutya ngo umuntu abikora, ibirenze kuri ibyo biba byaturutse ku mubi, kuko ntuwizeye neza icyo kintu ugiye kumuprometa. Kandi buriya ngo isezerano baratwigishije, ngo mu byo batwigishije muri ziriya ari amakosi ya teoloji ya leadership, ibintu nk'ibyo ngibyo gufasha no kugira ngo tubashe gukora neza umurimo w'Imana, baratubwiye ngo isezerano rimara imyaka 7 mu kirere bigitegereje ko uwarisezeranyije. Ibyo ntabwo byanditswe muri Bibiliya, nabanje mbabwira aho nabikuye, ariko niko batwigishije. Reka kibe nka illustration kugira ngo twige tubashe kuba abanyakuri. Ngo isezerano ribara imyaka 7 mu kirere. Buriya Satani iyo amaze kubona ko ubwami bw'ijuru umaze kumetiriza neza iby'ijuru rishaka, araguhiga kandi akagutinya, kuko waramenye personalite yawe. Umuntu uzi personalite ye ntabwo abeshya. Umuntu uzi personalite ye ntagira ubwoba bwo kuvuga ukuri. Kuvuga ukuri banyarwanda ndabahamagaye. Ka kantu kacu k'uburyarya ngo ubanze uce ubutarigera ijyanza, Uwiteka akadukize tube abana b'Imana, sibyo? Hari ukuntu rero utangira kujya muri detaye, deja tayari uba wageze mu binyoma, uba wageze kuba wabaye umwana w'ibinyoma. Niyo mpamvu hano Yesu yavuze ngo yego yawe bibe yego. Ijambo ndaryibuka nyirisoma ryahise rinjyamo. Nahise nibuka turi abana ukuntu twakundaga kurahira ngo mu izina ry'Imana, ngo ndakurahiriye ngo mu izina rya ngo papa ngo ahita apfa. Twari abana badafite ubwenge. Ibirenze kuri ibyo biva ku bubi. Yesu nigeze ashaka ko turahira izina ryayo. Urabona ko hano yabivuze. Buriya abantu barahira ibintu bakora, ibintu byinshi dukora muri iyi si biri muri iri jambo ry'Imana, ngo ni izina ry'Imana, ngo ni ukuri kw'Imana. Hano yabanje avuga ngo ntimukarahire izina ryanjye mu ijuru, cyangwa murahire iki? Ngo murahire ngo isi, ngo kuko ari ibirenge byanjye mbishyira, ngo cyangwa murahire umutwe wanyu. Ikintu utari siri yacyo, burya ikintu bakurahiza nuko nawe ntuburi siri yacyo, n'abari kukubaza ngo iki kintu nicyo koko, ntabwo baba bari siri. Nushaka kugwa mu mutego rero, uzagwa mu mutego wo kuvuga, wo gutanga promesse kandi utabizi neza uko bimeze. Niyo mpamvu uravuga uti yego niko bimeze, cyangwa ukongeraho ijambo ngo reka njye kureba uko bimeze maze nze nkubwire, cyangwa ukavuga uti aho mbiherukira niko byari bimeze, reka rero ngende njye kureba uko bimeze, sibyo? Kabaza anje ibyo bintu urabizi neza? Ni ukuri ntabyo nzi, ariko reka nze kubaza amakuru yabyo. Icyo gihe ubaye umukiranutsi. Ibi ntabwo nshaka ko tubipratika mu mubiri, oya, ni ukubiparatika mu mwuka, kuba abanyakuri b'umwuka. Yego yacu ivuye mu mwuka w'Imana, pana yego y'ururimi. Yego y'umwuka w'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo muzemeza muri iyi si no mu ijuru bizaba byemejwe, n'ibyo muzanga muri iyi si nabyo mu ijuru bizaba byanzwe, kuko ngo tuba hano mu isi, ariko mu rwego rw'umwuka turi mu ijuru, twicaye iburyo bwa Data. Niyo mpamvu bikwiriye ko ibyo dukora biba birimo gukiranuka. Iri jambo gukiranuka ndabivuga mu mwuka, ntabwo mvuze ngo ni ugukiranuka kw'ibyaha, ndavuga kuba abakiranutsi, kuba abantu b'Imana rwose bagize gute, bashitse, batunganyije. Iyo utunganyije umwana w'Imana uvuga ibivuye mu ndiba y'umutima w'Imana, kandi iyo uvuze iki kintu ni yego ngihagazeho mu mwuka w'Imana, Imana iragishyigikira kugira ngo utaza kugira gute, utaza kugaragara nabi. Sibyo? Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nibabashyira mu manza bikomeye, muzaceceke, umwuka w'Imana azabaha ibyo kuvuga. Umuntu w'umunyamwuka, umuntu w'umukiranutsi, umwuka w'Imana amuhagararaho, ukavuga uti ngenda byemeza ko ibyo bintu. Murabizi ko ubuzima tugira imanza nyinshi, ntabwo ari imanza zo muri gereza, mu rukiko. Impamvu uriya mwana ari kuririmba ngo ngumva wajuru we, ujya uhora unyibutsa ya magambo, ngo mu bihe by'imanza, mu bihe by'ibinyoma, igihe cy'imanza ari igihe cy'ibinyoma, cya gihe ufite guhagarara, kuko ibintu tuvuga buri munsi, twemeza buri munsi, hari abantu hano hanze babitega amatwi kandi bakabigumana. Bakabigumana nk'ubu mwanjye bubyuka mvuga, abantu bari mu mwuka mubi baba bateze amatwi bavuga ngo tumwumve ko atsikira.
harimo umuntu rwose uherutse kungerageza, arangerageza mwa bantu b'Imana mwe, ariko Uwiteka duhagazeho nicyo nababwira cyo. Angerageza avuga ngo ibyo nigisha arankritika pe, afata umwanya w'amasaha anyandikira ageze ndamubwira ariko se wa muntu we, ni ngombwa ngo wige ibyo ndi kuvuga? Wagiye kwiga iby'abandi cyangwa ukiga ibyo wize? Urumva ko yari yangerageje. So rero umwuka w'Imana dushoboze guhagarara kuri yego y'ukuri. Mujya mwumva nk'umuntu ngiye nakuriye mu giturage, nkumva umuntu arazwi rwose ngo ni inyangamugayo. Hari umugabo witwaga Gabriel, kubera ukuntu yari inyangamugayo twari dutuye, byatumye nita umwana wanjye Gabi. Ndavuga uriya musaza ari inyangamugayo. Naje kumva amakuru ye ko yapfuye kandi narabyaye, ariko ndavuga ni umwana wanjye mwise Gabriel, namwise mu mwuka w'uwo mugabo kuko yari umunyakuri. Yari umunyakuri. So rero yego yacu ibe yego na oyive oya, ibiturenze kuri ibyo biva ku mubi. Ndagira ngo mbibutse ikintu, umwanzi azi kumanipulatinga mayindi z'abantu. Satani azi kumanipula. Ugasanga umuntu uramubajije ikintu arakubeshya, umubajije impamvu zacyo nacyahise akubeshya. Umuntu akaba ngira abantu mbana nabo benshi hano b'abanyabinyoma, ahinduza ikinyoma ikindi, ahinduza ikinyoma ikindi. Icyo gihe Satani aba yarafashe ubwonko bwe ari bubukoresha. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo tugobore ibitekerezo byacu byose ngo tukabiha umwami Yesu Kristo kugira biyobore, ngo kugira ngo Bibiliya ivuga ngo iki, ngo kugira ngo dukubite hasi icyitwa kurwanya Imana cyose, niko Pawulo avuga. Ndabakunda rero, kadusengere umunsi Uwiteka ayobore intambwe z'ibirenge byacu, aduhe wa mugisha n'ubuntu, atumurikishije mu maso he, atugirire neza kandi aturinde. Mwami Yesu Kristo, twakiriye umugisha wawe w'umunsi, twakiriye kugendererwa nawe muri uyu munsi, twakiriye kuyoborwa nawe muri uyu munsi, twakiriye ineza yawe muri uyu munsi, twakiriye kubana nawe mu mwuka no mu mubiri, twakiriye mwami uburinzi bwawe, twakiriye kugenda dufatanya nawe akaboko mu kazi, mu mabizinesi yacu, aho tuza kujya hatandukanye, n'abaza kuba bari mu rugo. Umugisha wawe tugendane nawe ku gahanga, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane mwami, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Amen. Ndabibutsa ko turi abanyamugisha. Ndabibutsa ko turi iki? Abanyamugisha. Turi ubwoko butavumika. Esipe ndakuramukije. Ujya gukunda kumbwira turi abana ngo turi ubwoko butavumika. Turi ubwoko butagira gute? Butavumika. Turi abo Imana yahaye umugisha ntawe ubasha kuwukura. Niyo mpamvu aba bagome bo muri iyi si, abapfumu n'abarozi bagize imibiri yacu, ariko ntabwo bajya bagera ku bugingo bwacu. Turi ubwoko butavumika, twahawe umugisha. Abatuvuma biragenda byagera mu kirere bikihindura, bimwe bya Baraki na Baramu bikihindura umugisha. Baramu arangije abwira Baraki ati ariko se uragira ngirente, njye navuma ab'Imana itavumye? Ati urashaka mvuma abantu batigeze bahabwa umuvumo? Turi ubwoko butavumika. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo baradukubita umunsi ukira. Ariko nanjye mba navuze byinshi, reka ndekere aho ngaho. Uwiteka dushoboze gusoma ijambo no kurikunda, kuko ijambo rizatubera urumuri, rizatubera itabaza rimurika, kandi ntawe ubasha kuduhinyuza dufite ijambo ry'ukuri muri twe. Ndabakunda. Uwiteka agire gute? Aduhane umugisha. Ngarutse ku ijambo, mufate umwanya wo gusoma ijambo. Umwuka w'Imana ntaranyemeza igihe nzatangira, ariko nshaka gushyiraho ijambo rya 2:30. Iyi saha yo ndayifite, n'igitabo ntangiriraho ndakizi, nzi ko ari icy'Abaroma. Ariko ntabwo ndagira gute, ntabwo ndaba tayari. Uri umwuka nambwira umunsi nzaba tayari. Tutangire dusome ijambo, tutangire nk'ubu mbivuga, uwabikunda yabitangira, sibyo? Agatangira ijambo. Yesu yigeze abwira abafarisayo, arababwira ati muzireguza iki? Ati ko n'umwamikazi w'Isheba yavuye ku mpera y'isi akajya gushaka Salomo kugira ngo yakire ubwenge. None muzireguza iki ko nta muntu udafite Bibiliya? Nta muntu utagira Bibiliya mu nzu ye, n'utayifite ayifite muri telefone. Nicyo nkundira ko nta kwiregura guhari. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza.